aya basi tugarutse gutya ahangahe kurya tugarukanye n'umukobwa urimo agenda avuga ati nyaboneka hagize umusore uca hano rwose. Ese we abasore b'ubu ngubu basigaye baba hehe? Ati inzira nta n'umusore n'umwe ucamo we. Ati mbega ukuntu numva nkumbuye umusore. Ati nkumbuye umusore. Hari uwaje gutya umukobwa atangira avuga ati ndamubonye. Atumva we. Ati ngwino hano nkubwira. Ati vuye nkubwira. Ati ngwino. Ati bongo nkubwire rwose. Ati ngiye kugusaba ubufasha. Ati akantu nibugusabe uze kuba wakankorera rwose. Ati uze kumfasha ukankorera. Yaramubwiye ati ibintu nawe usaba no wabinkora. Atoya. Ati se urumva ari iki nawe ukorera. Umukobwa uko bigaragara arimo araribwa cyane, bigaragare nk'ashaka umugabo. Nk'abantu mwe njya numva ngo iyo umukobwa yashatse umugabo akamubura rwose ngo abarusha ngo umugabo nubwo ngabagabo ngo mubona aribo bakunda abakobwa cyane, ariko ikintu bita umukobwa ngo iyo yafashwe akumva ngo ashaka umugabo akamubura, wallahi sha ikiba ni mukimbaze, igikurikiro ni mukimbaze. Kamabwira ati n'umuki tugatangira nibuka kitsangira karacyakomeza. Umukobwa yakomeje kuzana rwose avuga ati iyi nzira se yawe nawe undi muntu uri bucemo. Ati sha iki gihungu cyo none ndakibonye. Ati none nanajyana iPhone kabisa, ariko kikankora ibintu ndi kugisaba. Umusore barabimubwiye bakibimukubita nta nicyo banavugana rwose. Umusore avuga ati ariko wa mukobwa uri muri anshaka iki? Umukobwa ati rwose mbabarira umfashe ubashe kuba wamfasha kwandongora kuko urongora. Ati oya. Ati nimba kukurongora. Ati kundongora rwose. Ati reka. Ati subwo ngubwo wampaye ikikoko kugira umuntu ngi nawe kuba najye kuryamana nawe. Ati reka nge nago naryamana nawe sha. Ati uzabaririze. Ati reka uwo nguwo ni wakangahe? Ni wa kabiri. Uyu mukobwa ari buze ko yabigenza. Ati ni wa kabiri ugize ute umukwebye. Aramubyenga murongore aranze. Ese ari buze ko yabona undi wo kumurongora cyangwa biraza kugenda bite? Ukurikira akantu nawe utaza gucikwa ngo na gakeye. Sasa rero uyu mukobwa yaravuze ati ese ubu ngubu ko mbuze umuntu waza kuba yamfasha nkurira akazi kanjye biraza kugenda bite? Ati ibisore by'ubu byose bisigaye byarabekiwe. Kuko uzi ko abasore bahenze. Ahangaha barakwereka cya David. Cya David cyanyuze hano rwose. David bakibimubwira bakibimukubita, David asubira inyuma aravuga ati reka negere nawe. Uyu mukobwa aramubwira ati mbabarira umfashe unkorere ibi ngibi gutya rwose. Ati undongore rwose. Ati nkurongore two kurongora. Atoya. David atoya. Ba David ko mbizi ko mubikunda mw'abantu mwe. David wakoreye iyo boro aramubwira ati umva David rwose amva kantu ngiye kubwira rwose. Ati David mfasha unkorere ibi bintu ndabizi neza yuko nuramuka unkoreye ibi bintu rwose ndibuze ko nabasha kuba nagira ute nagukorana utundi tuntu twishi cyane. Ati uzi n'ikindi David. Ati David ati dore iyi iPhone Pro Max 16 ndaza kuyigura. Ati uramereza iyo phone se ndigukorera. Ati yego rwose. Ati iyi iPhone ngende yiguhereza. Ati kukugira gutya gusa. Tukugira gutya gusa. Umukobwa ati rwose nukungirira gutyo gusa ubu ngaguhereza iPhone 16 Pro Max ukagenda ukayitwara kabisa. Ati binkurire gusa. David aravuga ati sha none dore ko bavuga ngo iki aya mafaranga nago nayatsiba iyi phone none uzi kungiye kuzagendisha ibindi byana. David aravuga ati rwose yimenye mbe nyifashisha yimenye shyire ku mufuka ndabizi neza abakobwa ubu ngubu musigaye mubesha udasanga umbesha. Sasa rero David anga arabyemeye. Umukobwa nawe abonye iki? Abonye umuntu ugiye kumuzimiriza umuriro. Numbaze ngo ibi bintu ni ibiki? Sasa rero umukobwa aramubwira ati umva David tugiye kugenda dushara muri ramyumbati ni hano heza. Mbabura ariko nawe uze kuba wabinkorera neza ubikore neza kandi unuryohereze pe ku buryo numva nishimye kandi nanjye ndumva merewe neza. Harega nanjye ngo amafaranga menshi cyane. Harega amafaranga ni menshi cyane. Ati baze kugira ngo uhereze miliyoni 2. Sasa rero bakwereka igisisteri hano naco kirimo kirakibaguzwa kugira kigira ute kirebe ko nta wundi muntu waje. David afite ubwoba arimo aravuga ati sha mwana umukobwa unyifatiye. Ati aya muko ahantu kunyuza rwose nago nahemera. Akubwo bakita Devota. Ati Devota ahantu kunyuza nago nje nabyemera. David aravuga ati vasha ngwino nagenda kwereka inzira zanjye kitujyara he kurya y'umuhanda tujyara hepfo se. Ya David kiravuga tutabunjanye niwanyu ngo sanga maze kubikora uko mwe mundishije nandi abakobwa b'iminsi mwese nsigaye narabamenye musigaye mwibera mu rucuruzo ibintu byose mwefashe nk'urucuruzo. Sasa rero ndrebere David hano nawe nta kintu yakoze. Yaravuze ati enda ngukatane sha nanjye ndagukatana karitsiye ubu ningiye no gususure wa kintu wala ibaze kugira bakwite iPhone nurangiza inyoni susure n'umuntu. Ati sha ibi bintu cyaze sha ibi bintu babikoretse kabisa. David hano bamwifatiye tutaza no kuba wanshika sha we David. Atugenda nk'ubo kabisa. Ati nta mwanya mfite kuba nakurekura nutangura ibintu byanjye neza kandi namaze kuba nagira ute naguriza telefone yanjye ntacyo ubuze kuba wambwira nta na kimwe. Sasa rero ngabura kwereka David ni gutya yakomeje kuza. David yaramuzanye no mwimyumba aravuga ati
ese mani ubu ngubu ubundi washaka ntiyabikora hano ngara ati baka tubikorera hano muri tubisoze ubundi nanjye ncumukane fone yanjye mwana ati ndagakeneye mani ntabwo uzi ko ndi butenge ashira ku isoko nanjye nkajya gushaka ibindi byo hano narya. David aravuga ati ariko mwana ndabizi neza bya nshuti bikunda komeka mwana kitaba cyanyometse vesha nanga sinabyemera neza nanga nta mutekano mfite undebere aho ko wasanga buri bwira abangaba bakizenguruka kabisa. Anga sasa rero bakoze iki rero anga David yakomeje kumuzana agenda mukurura aravuga ati vayo wowe ngwena ariko ntacyo wazumbwira vayo ndanacyagukurura vayo we vayo tugende cyo kwerekana ndi buze kuba nabikorera. Anga David rwose ubwo bwamumereye nabi yatinye kuba yabikora ese David araza gusubiza iyi phone biraza kugenda biti nyaboneka ngumubwire ngo abasore mwe mupfa gubukira ibintu namwe nkumi mupfa gubukira ibintu kurikira aka gafilme kugera karangiye. Ndabizi neza yuko wabashaka wasobanukirwa buri kimwe cyose ntumbaze sasa rero turabizi neza ko abakobwa bica mu mutwe abasore turabizi neza yuko abakobwa iyo umukobwa yagufatishije nta n'ikindi kintu wamucikisha. David aramubwira ati vote unyura hano umukobwa aramubwira ati ariko mwana ati nkora ibyo uri bunkore cyangwa se uri mutari bubinkorere umubwire umuneze telefone yanjye umuneze phone yanjye. Umukobwa aravuga ati none njyewe bigeze anga ati none ko numva umuriro ugiye gushyira biraza kugenda bite mwana ati ngo kumfatiranye buno ngifashwe ati vuye hano ku giti sha uraza kubikora hano ku iki giti ngwino banguka bikora hano ku iki giti rwose kandi naho biragendeka kabisa. David anambye ati ngo fata aho ngaho si mbikoreho nyine bifata aho ngaho mbikore. Igikobwa nacyo barimo barakibwira ati fata aho ngaho. David akijya guhambura rasi umukobwa nawe arunama ahangaha. David aravuga ati ariko nyamara ahantu nzanye ntabwo ndi kuyemera neza sha hani ku nzira Chairman ari gishobora kutunyuraho mani Chairman ari ushobora gusanga kitunyuzo ugasanga kitwiciye imibare ati kandi ibintu ndimo kubwira byumve mwana atushaka kugira badufate batujyane ngo natwe twaze dukorera ibintu mu nzira mwana ntabwo uzi yuko ibyo kitabyemera neza ko kuba twakorera ibintu mu nzira mwana ntabwo ibyo bintu babyemesha vuye ko tugenda tujye gushaka kandi mu kinani ati dore hari ibiti byinshi ntabwo tubabura igiti na kimwe twabashaka twajya we tukabikorera we ati ndabizi neza yuko kandi ndaza kugunezeza ndaza kuryohereza kabisa. David yarakomeje Devota nawe arakomeza sasa rero ahangaha bibuze kuba byarangira biti turimo turabona umwe yatinye kugira ute kuba yabikora. Uyu nguyu Devota yaramubwiye ati David man ati nimba urundongora man ndongora ahangaha nta kindi kintu ndi bugusabe wowe bikorera ahangaha rwose ati bikorera ahangaha ku iki giti. David aravuga ati sasa rero ngo vayo uze hano ku iki giti abarobanza wabasha kubagira ute wajya ngaho unamanga ku iki giti abarombe kura sasa ngo sosora. David mu kujya kureba aravuga ati ya rwose ati nongeye kwigirira ubwoba ati reka ntago ibintu nge nabikora ngaho rwose ubwo bwongeye kumfata. Umukobwa ati ko we wasaze wakigoryiwe ati mani nimba ari ibyo ngibyo uze kumereza ibintu byanjye ko nge ntago ndabyemera kugira ugira ute ugumye untesha umutwe ukuneshereza umutwe ikimwana ati mbwira nimba utari bibikore cyangwa se mbwira nimba uri kiremba nimba utari muzima ibyo bintu bimenye ati wige waneshereje umutwe ibintu nta bintu na bimwe unkorera ubimeze bite mwana ati bimeze bite ubuke ko kira cya David kiri kuri iPhone 16 Pro Max nta kintu mwakwivuganira. Sister nawe rwose umubiri wa mumereye nawe wamuzonze yemera kuba yagira ute yatanga iPhone 16 Pro Max kabisa. Nundi nawe yaramubwiye ati noneho mwana ati ntitwongere twatake zirampande dukomeza harahe kurya ibintu biraza kugenda neza kandi abizi neza ko birubuze kuba byagira ute byagenda neza cyane. Undi naramubwira ati dukomeze sasa rero abangaba barakomeza umbaze ngo abangaba barashaka kugerayo biracyagoranye kabisa. Amubwira ati enda vaye hano sha ngwino hano banguka mani aravuga ati mani ndimo ndabona uri murankereza mpereza ibyanjye nge nikomereza inzanjye nzira mwana ndabona ibintu ushaka kunkorera wagira sinzi mwana urashaka kungeza iwanyu urashaka kunyambura utankorera akazi kanjye mwana ati ntabwo ibyo bintu byavamo. David nawe arakomeza aramubwira ati mwana vayo David nawe aravuga ati enda mwana ducize inzira zangaha mwana uzi ko izi nzira arizo zirya ati zirya n'izi ngizi rwose ariko bigaragara n'umuntu bita David nawe ubwoba bwamutashye kuba yakora ibintu byanze ntumbaze ngo nimba ari iki nimba afite uburwayi n'umusore ntumbaze nawe rwose pe uburwayi bwiwe ntawabumbaza. Sasa rero ngo yarakomeje kumubwira ati umva rero sasa ngenda birambewe ati dore ahangaha mwindego ibintu bimeze neza cyane enda twatekira hano ngaha rwose nimba urukora ukore nimba nawe utarukora umbwire. Undi namubwira ati nimba utanabishaka akira telefone yawe atakira phone yawe nimba ukumva kutabishaka. Undi namubwira ati uzi sasa rozi n'ikindi yaramubwira ati fotora aho ngaho
umpereze turebe ukuntu hameze mwana ndikumva nigiriye ubwoba. Sasa rero undi yarafotoye aramwereka, mu kumwereka cya David kita kigira ute, kita kigira ubushake uko cyagira ute cyakora akazi. Sasa rero David yaramubwiye ati mumpaye ku iyo phone. Umukobwa nakavuga ati enda reba rwose urabona ibintu bimeze neza. David aravuga ati aho bigeze ngambega sha urutoto rwo kabisa, numva niyo kabiri hari nta n'ikindi kintu wambwira ngo kirahari. Sasa rero David hano ngaha ufite umubwira ati do hari ahantu hari agasima keza sha wakinuwe, uzi wafasha hariya akahunama, uzi ukuntu ibintu bigenda neza, ati nda hano rwose. David natangira avuga ati ndimo ndumva nshize sha, ubigeze ngaha nayanjye nanjye nayashiramo kabisa, ati aho bigeze ngaha ayanjye nanjye nayashyiramo, ndindo ntashyiramo ayanjye. Sasa rero ngaha David ni gutyo yaje, ni gutyo yakaje rwose, akomeza kugenda agira ute amwereka inzira ku gasima. Sasa rero uyu nguyu hari aho yageze mu kuhagira Devote inyuma ayikugira ute aracyahengereza. Ntumbaze ngo aba bantu biraza kurangira bite nyabuneka, ariko hari wasanga ikintu iki cyabonye agasima keza, yafashe irafone ye ayirambika ari ahantu. Wibuke neza iriya telefone kirambitse hariya kitayibitse ahantu, ndabizi neza yuko aka kantu kari buze kuba kagira ute kahita kakwereka isomo rimwe rya danje rikomeye ubujije umuntu abakora. Sasa rero undi yaramubwiye ati mani nguna amanyene tubigira ute tubisoze nyine tu unamo tubikore fast urebe phone rero abantu cyayishize. Iki ngiki rero nta kindi kintu cyari kigomba gukora, iragomba kumanza henza gake agahengeza, ubundi akagira ute agahita yataka. Sasa rero uyu musore n'urya bitangiye hanga rwose wese bibera mu kazi kawo arataka, nta kintu kimwe mwakwivuganira, arataka fast. Undi nawe yaramusoje, akimara kumusoza sister nawe aravuga ati rwose ngiye ndumva ibintu bimeze neza cyane, ati we ati cyaze. Undi aravuga ati ati dore ahantu hameze neza rwose ari n'akayaga. Undi aravuga ati cyaze we ati wakintu wankore ibintu walaye, ati mane wanyemeje. Sasa rero David nawe azi yuko yagize ute amaze kuba yatsindira iki iPhone yewe, nta n'ikindi kintu mwabasha kuba mwavugana, iPhone yamaze ko yitsindiye. Sasa rano sisteri ya phone yese yongera iki arayisubiza aravuga ati mwana nta kuntu nago nurangiza ongera ko no kubyina nkunda gwa phone toka wowe byarangiye mwana ibyo bintu bunzanamo nibiki wowe sha, ati byarangiye ati bye. Hano David nagahinda keshi cyane yatashe baba yavuga ati ngiye nzi ko nsindiye phone ndebera ibintu mu nkoreye. Sasa reka nkubwire ngo David hano yaravuze ati ati sha cyaze mwana ubwo phone yijyanye ariko nyine nawo mpaye uri wanyisabiye. Ndabakunda cyane, ciao tubere mu zindi video.